uyu munsi ugiye ukareba abakozi b'Imana batumye duhagarara aha, ukareba nk'Amasasu, ukareba nka Gitwaza, ukareba n'abandi, ukamurigurira ka gikumi gashaje nk'akamodoka nziyemo hariya. Uyu munsi tuvugana yajya mu rusengero akumva umuhanuzi yavuga, banabwiriza akabyemera, ariko akumva yajya kwa mupfumu nawe akagira icyo avuga. Hari imbaraga z'umwijima z'ibitambo bipfuye biboze basogokuruza bakoze bikidukurikirana. Hari ibyo bakoze bibi bikidukurikirana. Hari ibitambo biboze bituma buri gihe cyose unywa inzoga watangira gusindaho gato ukaguguna amenyo, ugatangira kurakara, ugatara umujinya nawe wagututse, ukabura rakaye, ugashoza intambara mu kabari. Buriya haba hari abadayimoni n'abazimu bafite ahantu bakomoka. Ariko niba warabyawe n'imfura iso naho, ariko waruzi ko hari n'abantu b'imfura uyu munsi wamubwira adasenga atatinizera, wamubwira kujya mu bapfuma akavuga ati tu na data na mama ntabwo bigeze bajya muri ibyo bitindi, sinzajyayo. Iyo Imana idushaka, iyo abantu iyo Uwiteka ashaka kudukoresha agira ngo tubanze dupfe. Ko birirambwira mu Bakorinto Abakorinto ba kabiri ibice 6 haravuga ngo musa nk'abapfuye ariko muri bazima, musa nk'abakene ariko mutungishije benshi, musa nk'abatazwe ariko muri ibyamama. Ibyo bigusaba kuba barapfuye utakiri ku isi. Iyo wapfuye muri Yesu n'imitekerereze irahinduka, n'imigenere irahinduka. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi biragoye kugira ngo ubwire umuntu ngo hagarara hano wihane, ahagarare hano ngo avuga ngo mundeba hano nari umusinzi, nari umujura, nibaga, nasambanaga. Ibyo bisaba umuntu wapfuye, wabanje gupfa. Ariko umuntu ukiri muri kamere iwabo wa nyina na se mu maraso, ikintu cy'imunyabuzima cyose kigomba kubanza gupfa. Nta gitambo kiba ari ikintu cyose. Iki gitaka mubona ahamagaze ni ikintu kitavuga kidafite ubuzima, ariko ikintu wakoze muri wowe ni ikinyabuzima. Nukuvuga kugira ngo ukure amafaranga utange miliyoni zawe 5, icyo ni igitambo kivuga, gihora kivuga ngo ndagenda cyangwa singenda. Benshi muri mwebwe mufite za 5 mu mufuka, hari ya 5, hari ya 2, hari igihumbi, hari ya 500. Ukora ku ya 5 kavuga ngo bundetse burya ntabwo njyayo, umutima ukavuga ngo witanga, ugashakamo iya 2 nayo kavuga ngo ariko wandetse. Wakora ku y'igihumbi atari ko ati ntacyo giyewe wenda, iya 500 iza yihuta. Bamwe muri mwebwe muri n'abahanga mushyira mu kuboko mu mufuka mukamenya 500 mugahita muyikurayo. Ngo sibye umushumba undi nabonye n'umwe tuziranye, hari abandi bazi. Niba hari abandi bambonyeho cyangwa bakanyumva bazamura ikiganza. Siko narizi ko nabwirije ubutumwa bwiza muri iki gihugu, bigaragare ko ariyo nyitangira. Yesu ashimwe. Ndubatse, mfite umugore mwiza witwa Mutoni Fiona. Munyemerere nongere mbibwire, nakirijwe muri ADPR, niho nakiriye agakiza. Nza kuhava, sinahava nabi, dutangira itorero Restoration Church, paruwasi imwe yabaga ku Murindi, ndi umwe n'umushumba witwa Ngoga Innocent. So turi muri ba founder batangiye iyo paruwasi. Icyo gihe twari bake, igihe kiragera niho nabatirijwe muri Restoration Church, niho nabereye umuvuga butumwa. Imana iza kunkurayo, mvayo neza, njya Miracle Center, niho nimikiwe, niho naje kuva njya gutangira Kanani Revival Temple. Hallelujah. Uyu murimo rero wa data ngumazemo iminsi. Reka dusome ijambo ry'Imana nubwo nkishyuzwa kuvuga cyane. Yesu gupfa ivuga igitambo kandi kiba kijyanye no gupfa. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo waba igitambo utapfuye, oya, bigusaba kuba ubanza gupfa. Igitambo rero reka dusome mu Bacamanza ibice 11 umurongo wa 29. Abacamanza ibice 11 umurongo wa 29 kumanuka. Cedric bakumere microphone. Yes, very good. Ngatabaruka amahoro mvuye kotsinda, ikizabanza
kumusanganira kizaba icy'Uwiteka nanjye nzagitangaho igitambo cyotswe. Amatwi na kabiri. Nuko Yefuta arambuka atera Abamoni arwana nabo, Uwiteka arabamugabiza arabatigisa uhereye kuri Aroweri ukageza Iminiti, imidugudu yari 20 ukageza Abirekeramimu, yisha benshi cyane. Uko niko Abamoni bacogojwe imbere y'Abisirayeli. Amatwi na kane. Nuko Yefuta aratabaruka agiwe i Misipa, yenda kugera iwe, umukobwa we asohokana utuntu dusa n'ishako yabyina ajya kumusanganira, kandi uwo mwana we yari ikinege, nta muhungu cyangwa umukobwa yari afite wundi utari we. Amonye ashishimura imyenda ye aravuga ati, ye baba we mwana wanjye, kumbabaje cyane, kuri mu bamagaritse umutima kuko nahigiye imbere y'Uwiteka, none simbashe kwivuguruza. Aramubwira ati, data ubwo wahigiye imbere y'Uwiteka migura nk'uko wahize, kuko Uwiteka yagoje ababisha bawe b'Abamoni. Nyuma uwo mukobwa abwira se ati, unyemerere icyo ngusaba, ubu ndetse amezi 2 ngende manuke mu musozi na bagenzi banjye ndirire ubukumi bwanjye. Se aramusubiza ati, genda. Aramusezeranga amara amezi 2, ajyana na bagenzi be aririra ubukumi bwe mu misozi. Nuko amezi 2 ashize agaruka kwa se, nawe amugirira Uwiteka nk'uko yari yahize, kandi yari atararongorwa. Bihera ubwo biri umugenzo mu Bisirayeli uko umwaka utashye, inkumi z'Abisirayeli zikajya kwibuka uwo mukobwa wa Yefuta w'Umugaliyadi iminsi 4 mu mwaka. Katurangirize mu Itangiriro ibice 22 umurongo wa 9 kugeza kwa 14. Itangiriro ibice 22. Itangiriro 22 umurongo wa 9 kugeza kwa 14. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Aburahamu agiye gutamba Isaka, Imana iramubuza. Bagera ahantu Imana yamubwiye, Aburahamu yubaka igicaniro yarikakaho za nkwi, abo Isaka umuhungu we amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhagarara ari mu ijuru ati, Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati, karame. Aramubwira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko umenye yuko wubaha Imana, kuko utatinya umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo yafashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama ayitambaho igitambo cyotswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, nk'uko bavugana bugingo n'ubu bati, ku musozi w'Uwiteka kizabona. Mana turagushima, Kristo watubereye igitambo kiduha ubuzima, kiduha amahoro, kiduha ubugingo buhoraho. Kristo duhereze ku ibitambo bizima bishimwa kandi ariko kugukorera. Kubw'ijambo ryawe Mwami, Mwuka Wera bane natwe, kandi icyubahiro cyawe ari cyo kiganza ahantu imitima yacu. Wicane mu Kristo Yesu. Urakoze Yesu, unkoresha bane nanjye, Mwuka Wera, mu izina ryawe Yesu, amen. Amashyi menshi ku Mwami. Ndagira ngo mbabwire mu magambo yose dusomye, ariko ndagira ngo mbabwire nk'uko umushumba yabivuze ngo hari amagambo nigeze mbwiriza sinayibuka, arayasigarana. Ndagira ngo uyu munsi ubwire mugenzi wawe ngo agiye kuvuga ku gitambo kivuga. Bwira mugenzi wawe ngo hari igitambo kivuga. Oh haleluya! Hari igitambo kigira gite? Kivuga. Bibiliya ivuga neza ikavuga ngo nubwo Abeli yapfuye, ngo ariko amaraso yaracyavuga na bugingo n'ubu. Ntabwo havugwa y'injonjori z'ibishyimbo za Kayini, nta kindi kintu kigaragara. Ntabwo bavuga umugore wa Abeli, ntibavuga ko yapfuye ari umusiribateri, nta yindi siviye bavuga, ariko biravuga ngo amaraso yaracyavuga na bugingo n'ubu. Oh haleluya! Uyu mugabo Hefta yari umugabo wavutse mu Bisirayeli, yari umwana wa maraya, nyina mutahana mu rundi rugo, amuzana atabyarwa nabo. Ahageze baramujujubya, baramwirukana, ariko Bibiliya ikavuga neza ikavuga ngo yari inguguzi. Yari azi gushakisha mu magambo y'iki gihe, yari umutekinisiye, yari afite tekinike, yari umushugurikaje. Oh haleluya! Arangije baramwirukana, bagiye kumwirukana arabasezera agenda neza. Ageze ahantu atangira gutraininga abantu, atangira gutraininga ingabo. Ntabwo yakoze kimayibobo ngo wenda yigisha abantu kumuturwanya leta cyangwa ahandi, ahubwo niba yaragize itsinda rimeze nk'abaskuti, niba yarakoze itsinda rimeze nk'abakaratika, ntabwo bigaragara neza, ariko nuko ya traininze abantu. Agira itsinda rikomeye, bakajya bamuhayaringa bakamugura, bakambwira ngo kuri uyu musozi dufite abantu turwanirira, kugeza ubwo bene wabo
baneshejwe abamoni barabanesha. Ariko ndashaka kuvuga iki, Yefuta amaze gusinyana amasezerano nabo yaravuze ngo mana nungabiza abamoni, ko zari ingabo zikomeye cyane, wenda zari zimeze nk'iz'abarusiya b'iki gihe. Aravuga ngo nungabiza abamoni bafite intwaro, bakomeye, bari trained, bamaze imyaka, kandi igihe niyo nyitangira. Ariko nubangabiza, ikizatunguka imbere yanjye cyose nzakiguhereza. Imana irandika, mujye murinda kuvuga ijambo ntuzarihagarareho. Hari igitambo kivuga biramwe ngo Isaka, Imana imutegeka kumutamba, ikabwira Abrahamu ngo natambe Isaka. Abrahamu yabyaye Isaka arengeje imyaka 40, bigaragare ko yashoboraga kuba afite 100+. Aho yagiye kubyara Shipota akabyarana na Hagayi, kwari ukugira ngo azane abone umwana, ko yabonaga iminsi yamurangiranye. Ariko amaze gushipota, Imana iramubwira ngo nzaguha umwana. Abyara Isaka, umwana w'ikinege, umwana wiyongeye, noneho imyaka yabaye myinshi. Imana iramubwira ngo genda umutambe. Bene data, hari igihe umuntu avuga amagambo kuyavuga bikihuta. Uyu munsi ufite abana 4 nabibabwiye, umbwiye Uwiteka amanutse akambwira ngo tambamo umwe, sinzi ko byanyorohera, usibye kumubwira ngo genda witoranyiriza, ariko ndumva byananira. Hari ibintu tuvuga tugasa nk'abashyanuka kwihuta tuvuga ibi bintu. Ariko utekereze ni Yefuta wavuze ngo ikintu kizatunguka imbere yanjye. Byari amateka, yari amahame, wari umuco w'Abisirayeli, ko iyo umuntu avuze ikintu nubwo yaba ari umugore wamutanga. Arangije avuye ku rugamba, mu Bisirayeli umuco wabo wenda agakomera n'uwo Banyarwanda. Iyo batabarukaga, abagore n'abakobwa basohokaga mu mazu, bakaza baririmba, bakaza babyina, bafite ukuntu bagaragara bashima Imana. Atungutse akiva mu nzu gutya, Yefuta ararira araboroga, yibuka ko ariwe mwana w'uburiza afite w'umukobwa. Ariza aboroza bivuze, umukobwa amenya icyo avuze. Avuga ngo niba warantambyeho n'igitambo, byihorere nta kibazo ndemera, ariko mpereza amahirwe ngende njye kuririra ubukumi bwanjye. Iyo bivuga urumva byihuta nkaho byari biryoshye, ariko yari amaraso asaba kumeneka. Arangije ngo aragenda arira ubukumi bwe, ngo imyaka yose yakurikiye ngo Abisirayeli bakomezaga kwibuka uwo mwana w'umukobwa. N'iki Imana yakwibukaho mu buzima bwawe? Yesu ashimwe cyane. Imana irambwira ngo Isaka, Imana imaze gutegeka Abrahamu, aramutwara agiye kumutamba. Ageze aha abisha Sara, ajyana n'abagaragu, nabo ntiyababwira. Ageze aha aravuga ngo mugume aha ngaha, yigira imbere ahantu hatoya aho yise kizabonwa. Ahageze bakigenda, Isaka aramubaza ngo data, ngo inkwi turazifite n'umuriro turawufite, ngo n'ibintu byose turafite, ngo ariko si igitambo kiri hehe? Igitambo bwacyo gitangira kuvuga. Hari igihe utanga ikintu mu buzima bwawe, mu buzima kikajya gihora kivuga, niyo waba utakiriho. Yesu ashimwe cyane. Niba uyu munsi wa none wima umuturanyi wawe umunyu cyangwa ukamuhereza amazi, njya ngunda kubwira abantu muhereza abantu mugifite uburyo. Uyu munsi wenda wakwifuza in case wenda kamvuge no ku mushumba wanyu mukuru. Uyu munsi ugiye ukareba abakozi b'Imana batumye duhagarara aha, ukareba nk'Amasasu, ukareba nka Gitwaza, ukareba n'abandi, ukamurigurira kagikumi gashaje nk'akamodoka nziyemo hariya. Uyu munsi tuvugana ukakamuhereza, ndakeka ko atakubwira ngo ya, yakubwira ngo ya. Ariko iyo mbuto umuhaye n'igihe uyimuhereye ntabwo ari ntiyanayigendamo. Ariko iyo uza kuba waramenye cya gihe yagendaga mu mukungugu, cya gihe batangiraga bwa buhamya bwabo namwe mujya mwumva, iyo uza kumuhereza ku kagikumi, wajyaga kuba Kayange yigeze avuga ngo there is a seed, there is a season and there is a soil. Oh hallelujah! Hari ukumenya ubutaka bibamo, hari no kumenya igihe ubibiramo, hari n'imbuto ubibamo. Oh hallelujah! Uyu munsi kugira ngo ugende ungurira ishati nayifata, nubwo yaba ari nziza nayifata, ariko ntabwo ari ikintu kizajya gituma ndyama ngo numve ko wankuye ahantu habi. Ariko uyu munsi unkuye mu kamodoka gashaje hari ukangurira ijipe,
naho nazagera nkagura indege ndakeka ko iyo modoka ntazayibagirwa. Mujye muhereza abantu ikirahure cy'amata bakeneye kuyanywa, utazifuza kumuha amazi atakinywa amazi. Hari umuntu uyu munsi wa none ukeneye kunywa amazi, ukamwima amazi, uwo munsi azaba atunze inka, nushaka no kumuha amata ntacyo azamubwira. Isashimwe cyane. Utazifuza kumuhereza icumbi wararimwimye kandi afite amazu menshi. Isashimwe cyane. Haleluya. Hari igitambo kivuga, bwira mugenzi wawe ngo hari igitambo kivuga. Isashimwe cyane. Kanani Revival Temple twatangiye 2015, dusa nkaho n'ubu ntabwo twebwe turubaka, ngira ngo icyo tumaze gukora usibye wenda ama branch yacu mu ntara, ariko muri Kigali ngira ngo icyo tumaze gukora ni ukugura ikibanza, nacyo cyaratunaniye kubaka. Twabonye tukigura, mfata imodoka yanjye Ravafo nagendagamo nziza ndayitanga kugira ngo tugure ikibanza. Nubwo naba ntakiri ku isi, urambwira aho nzicara atariho Abeli yicaye? Niba abandi ba pasiteri bagurirwa amamodoka je nkayitanga. Isashimwe cyane. Urakeka ko niba John mushobora kurundanya amafaranga akaba umwizerwa akarinda ubwo bageze aha ngaha mwemeranyije, muragira ngo se byari munaniye kuba yayarya, mwajya kumutwara iki se? N'aba pasiteri bayakoteza se bakayashyira imbere hariya, bagaheruka batanga miliyoni 5 bakayarya, akazongera nyuma y'imyaka 2 ati twongere dukoteze, atababwiye na yayandi aho yayashyize. Ibyo ngibyo muri nonaha hari igihe utumva umuntu. Abantu ntabwo bakunda kumenya ibyiza umuntu yakoze, bareba ibibi gusa, ariko mujye muhagarara mwibuke n'ibyiza Imana yakoresheje umuntu. Isashimwe cyane. Oh haleluya. Rero iyo tuvuga abo bantu bakoze imirimo y'Uwiteka bakayikora mu gihe cyabo, bakaba ari igitambo kivuga, ndakubwiye ngo uyu munsi wa none ushobora guhereza umupfakaza amazi yo kunywa, ukamugurira igitenge, ntazakwibagirwe. Ariko wowe uragura tiketi y'indege na marayi ukamujyana Dubai mukamaraho imyaka ukagaruka, ukibagirwa nyogosenge wabogeraga nijoro. Urambwira ngo uzabona ijuru unyuze mu yihe nzira ko atari irya so atari irya nyikorome? Ntabwo uzaribona, biragoye, kuko kurijya bisaba gupfa. Kandi ijambo ry'Imana mu cyanditswe mugendeho muravuga ngo Isaka rigira rite? Rirapfa. Ikintu cy'umunyabuzima cyose kigomba kubanza gupfa. Nta gitambo kiba ari ikintu cyose. Iki gitaka mubona ahamagaze ni ikintu kitavuga kidafite ubuzima, ariko ikintu wakoze muri wowe ni ikinyabuzima. Nukuvuga kugira ngo ukure amafaranga utange miliyoni zawe 5, icyo ni igitambo kivuga, gihora kivuga ngo ndagenda cyangwa singenda. Benshi muri mwebwe mufite za 5 mu mufuka, hari ya 5, hari ya 2, hari igihumbi, hari ya 500. Ukora ku ya 5 ikavuga ngo bundetse ujya ntabwo njyaye, umutima ukavuga ngo witanga, ugashakamo iya 2 nayo ikavuga ngo ariko wandetse. Wakora ku y'igihumbi atari ko ati ntacyo giyewe wenda, iya 500 iza yihuta. Bamwe muri mwebwe muri n'abahanga mushyira mu kuboko mufuka mukamenya 500 mugahita muyikurayo. Isashimwe. Mujye mutanga ituro rivuga. Isashimwe cyane. Ntabwo naje kwigisha ibya 10 n'amaturo, naje kuvuga igitambo. Niba ushobora Bibiliya ivuga ngo ni ituro rikugeza ku ukomeye kandi rikavuga n'Imana. Reka mbabwire, ntimugende n'ubuhenebere bwo minsi y'imperuka. Abapasiteri bakunda amafaranga niba muyafite mujye muyabahereza. Niba muzi ko Imana yagumugisha kwa muhaye, jye umuhereza. Isashimwe. Muranwara iki ko ndi umushyitsi ndi busubiri iwacu? Isashimwe cyane. Baba abapasiteri bakunda na Yesu yagize gutya ajya kureba mu kiba baravuga ngo uyashyize. Okay. Icyo yashakaga sa amafaranga, yashakaga igifa ku ndiba y'umutima w'umuntu. Kuko watuye igiceri agasigariraho, arutu watuye 5 agasigarana 50. Nawe ugiye gukoresha imibare, umuntu waguze amatafari 10 agasigariraho, undi akagura 10 agasigara asa nkaho 5, urambwire Imana nijya gutanga umugisha izahera he? Isashimwe. Haleluya. Mfite byinshi byo kubabwira, ariko ubwo ngubwo ibindi ndabizigama nzagaruka ikindi gihe. Yesumba je natangiye gukora ndi umwana, mu myaka 17 narahembwaga muri iki gihugu. 18 nari naguze imodoka. Isashimwe cyane. Natangiye gukora ushaka amafaranga ndi umwana, nubwo bitampiriye, ariko ndashima Yesu ko ari aho ngaho
yanyujije hose. Noneho rimwe ikigo nakoragamo muri 1999 nari nemerewe kujya, iyo nagendaga mvuye mu mujyi Kigali nkajya mu ntara cyangwa nkajya hanze y'igihugu. Icyo gihe hari ibikoresho twabaga tudafite mu Rwanda, bikadusaba kubigura Kenya cyangwa Uganda, bikaba ngombwa ko natse imodoka ngiye Kampala kugira ngo ujye kugura ibyo bikoresho. Nagendaga jyenyine rero, nabaga mfite nemerewe kurara mu hoteli iyo ari yo yose nshaka, kampani kayishyura. Nabaga nemerewe kurya ibyo kurya byose nshaka, kampani kishyura. Nabaga niba nicaye n'ahantu hari abanywa inzoga, nari nemerewe kubasengerera bakanywa, nkazana fagitire bakishyura. Yesu ashimwe. Murumva ko nabaga nari nariga n'inzoga, ikintu nakoraga nanywaga isigara gusa, nicyo kintu nanywaga. Noneho hari mukuru wanjye yabaga Kampala muri 1995 arapfa. Abana yarafite abana 6, yarasize inzu muri Kampala. Iyo nzu biba ngombwa ko bayivamo, babura mikoro bajya mu cyaro kugira ngo ya nzu bayikodeshe ijye yishyurira abana school fees hehe mu cyaro. Namwe mutekereze kuva muri Kigali cyangwa mu mujyi mugasubira mu cyaro n'abana 6. Noneho nari maze igihe kinini cyane, ndashaka kubabwira igitambo kigira gite kivuga. Nari maze igihe kinini cyane ntajyayo, nshaka kuzabasura. Mbona amahirwe yuko ku kazi banyohereza Kampala, so nagombaga kunyura aho hantu ndiho njya Kampala nkabasura. Ndabashopingira, mbagurira ibintu, mbishyira mu modoka, ndagenda. Nari mfite amafaranga, ayo nabaga mfite mu mifuka yonyine yabaga ari menshi. Nakoze mu bag inyuma ngo fungura kama amadolari ndi bukoresha, ko niyo babaga bampaye. Nagera ku mpaka nkavunjisha ndi bukoreshe, kunywa esansi, kurya. Noneho ndagenda ngezeyo, hari ku muhanda ndabanza ndabasura, mbaha ibyo nabazaniye mu modoka, barishima. Hari umwana wa mukuru wanjye, nubwo nari mukuru nitwaye, ariko nanjye nari nkiri umwana. Urumva ari nko mu senior 2 cyangwa senior 3. Avuga ahantu ajya ku ishuri ko nari mazi, arambwira ngo babyuka saa 10 z'ijoro bakagenda n'amaguru kugira ngo bagere ku ishuri saa 1 cyangwa saa 2. Bava ku ishuri saa 11 nimugoroba bakagera mu rugo nijoro saa 3 saa 4 z'ijoro, akaryama konge. Ndagira ngo mwumve ubwo buzima. None harangije arabimbwira, arambwira ati rimwe na rimwe hari n'igihe nsiba nkamara iminsi 2 narushe. Ati rero uzamfashe, ndiho ndashaka nabwiye mami ngo ndebe abantu ngende saba amafaranga, nawe arambwira ngo ninyabona nzayaterateranye nawe anyongerereho nguri gari rishaje. Ndamubaza sigara ubundi rigura ngahi rishyashya, arambwira ngo rigura ya naye. Ntabwo nyibuka, hari muri 1999, ntabwo nabyibagiwe uwo mwanya, kubera ko ubuzima nari ndimo n'urwego nari ndimo. Kugura igari byari nko gukora mu mufuka, kuko nakoze mu mufuka. Mwibuka ko mu modoka harimo akabaga nitwaza karimo amafaranga kampani yampaye yo gukoresha. Ayo rero nabaga nashyize, hari ayo ku ruhande yo gukoresha, ayo kuryaho, kwigura esansi y'abagara. Ambwiye igari uko rigura, ngira ngo ni kuko wabwira John ngo igari rigura ibihumbi 25. N'urugero ibihumbi 25 ntimusaba kujya kuri banki, hari igihe yakora hariya mu kuva akaba yafite. Mita nkoramo niko rigura, yego mita nyamuhereza. Mwumve icyo ni igitambo kivuga kuri uwo mwana. Arangije aragenda agura igari. Mu by'ukuri ntababeshye nabisiza, sinongeye kubyibuka. Ndagenda nyuma ejo bundi muri corona umwaka ushize, arampamagara, ari hano i Remera, afite abana 4, ni umugabo nkanjye, afite akazi. Sinzi uko twavuganye, yambwa atanko ngiye kukohereza umunsi mukuru, akorera amafaranga menshi. Ati ngiye kuguha amafaranga. Ni kanoni kweri kuvana n'Imana igumugisha cyane. Ndasenze urabiza abapasiteri ni nko gucugusa amavuta, cugusa gutya. Mba ndavuze kangushye nohe nasengeraga n'abandi ubusa nkanswe ugiye ku mituro, mba ndasenze. Hari igitambo kigira gite kivuga niki cyatumye nsenga, niki cyatumye nsenga. Na amafaranga n'ituro yaravuze agiye kumpa, ariko ituro rituma nikora mu magufwa. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo nsenge si ugukunda amafaranga, ahubwo nuko bimeze. Nawe uyu munsi ngukuye muri iryo torero aho wicaye aho ngaho,
nkakuvuga ngo tukuguriye inzu uyu munsi muri restoration cyake waririra hano imbere y'agatuti. Yesu ashimwe. Kanone arambwira ati wankoreye ikintu rero anko, nise ni igiki? Ati hari ikintu wankoreye. Kuri telefone araturikararira ati anko, ati wankoreye ikintu nashobora kwibagirwa. Namubwira se ni igiki Kanone? Ati wigeze ngurira igare. Arabinyibutsa. Akibivuga nyuma y'imyaka hafi 20 iyo filmu yose uko nakuye amafaranga mufuka nyamuha n'amagambo yambwiye byongeye ibyimarika imbere yanjye, bitambyibuka nyuma y'imyaka 20. Niko tuzinjira hera Imana. Niyo birivuga ngo imirimo y'abera izabajya imbere. Hari igihe icyo wakoze kizajya imbere yawe. Biravuga ngo abantu bazifuza imyaka babayeho ku isi ngo bifuze mu munsi ngo ariko bizaba bitagishoboka. Reka nkubwire, hari n'abantu bakorera Imana bakaba ari abapagani batizera, ariko imirimo yabo baba bakiri no ku isi. Umuntu yamubona akavuga ati mwene runaka yaduhaye amata, yaduhaye inka, yatwuhiriye inka. Oh haleluya, hari igitambo kivuga. Bwira mugenzi wawe ngo gira igihe ukora mu buzima bwawe. Yesu ashimwe. Amen. Mwebwe mufite n'amahirwe bariho bubaka hano urusengero bubaka. Wowe uyu munsi wa none wicaye aha, hari igihe uzahindukira ubwe ngo hari ahantu uri rusengero ngo nitwe twarwubatse mu busore bwacu. Aricyo nakoze. Oh haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hari igitambo kigira giti kivuga. Hari abantu niba kamabwira, niba ni wanyu nyogosenge cyangwa uwakureze yarimaga umuturanyi wabo umunyu, ntugire ngo uzagera mu rusengero ugira ikintu ukora. Uzapfa nka Kayini. Imana itubabare ntabwo mbatutse, nimukabe nkawe. Ariko hari abantu kubera nyina yamureza roga, yajya no mu rusengero akajya kuraguza. Yajya mu rusengero akumva umuhanuzi yavuga, banabwiriza akabyemera, ariko akumva yajya kwa mupfumu nawe akagira icyo avuga. Hari imbaraga z'umwijima z'ibitambo bipfuye biboze basogokuruza bakoze bikidukurikirana. Hari ibyo bakoze bibi bikidukurikirana. Hari ibitambo biboze bituma buri gihe cyose unywa inzoga watangira gusindaho gato ukaguguna amenyo, ugatangira kurakara, ugatara umujinya ntawe wagututse, ukaburarakaye, ugashoza intambara mu kabari. Buriya haba hari abadayimoni n'abazimu bafite ahantu bakomoka. Ariko niba warabyawe n'imfura iso naho, ariko waruzi ko hari n'abantu b'imfura uyu munsi wamubwira adasenga atatanizera, wamubwira kujya mu bapfumu akavuga ati tu na data na mama ntabwo bigeze bajya muri ibyo bitindi, sinzajyayo. Yesu ashimwe cyane. Uwo muntu biroroshye kubyara umwana kuzura umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Yes, niba ni wabo batarigeze baroga, batarigeze bagira ubugugu. Njya nkunda kubwira abantu aho nigiye inzoga mu mwaka umwe nibwo nakoze ibyaha byinshi cyane. Mu gihe nizi inzoga aho nicaraga babaga basinzi banshakisha. Kubera iki? Nabaga ndi bubagurira inzoga, ntabwo nari nzi kuvumba. Yesu ashimwe. Nabaga ngurira abahisi n'abagenzi. Uwo muntu nagera no mu rusengero ntabwo bizamuvuna kumubwira ngo umugure intebe hariya. Ariko niba yaravumbaga no mu rusengero azaba umuvumbye, ntacyo azaba mari. Biragusaba kugira ngo upfe. Isaka kugira ngo ribyare irindi, ikigori kugira ngo kibyare ikindi, igishyimbo kugira ngo kibyare ikindi, kibanza kujya mu butaka, cyageramo imvura ikagisangamo kandi kirabora. Kiba giteye n'isesemi, ntabwo ari cyiza. Kugira ngo gitse gihinduke hanyuma kize, ni cyiza niba ari umwumbati uwutera ari igiti, ukongera ugahinduka umuzi, ukongera ukagira igishishwa kugira ngo ube muzima, umuneke uryoha uboze. Yesu ashimwe cyane. Iyo Kristo ajya kudukoresha, iyo Imana idushaka, iyo Uwiteka ashaka kudukoresha, agira ngo tubanze dupfe. Ko birirambwira mu Bakorinto Abakorinto ba 2:6 haravuga ngo musa nk'abapfuye ariko muri bazima, musa nk'abakene ariko mutungishije benshi, musa nk'abatazwe ariko muri ibyamama. Ibyo bigusaba kuba barapfuye utakiri ku isi. Iyo wapfuye muri Yesu n'imitekerereze irahinduka, n'imigendere irahinduka. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi biragoye kugira ngo ubwire umuntu ngo hagarara hano wihane. Ahagare hano ngo avuga ngo mundeba hano nari umusinzi, nari umujura, nibaga, nasambanaga.
ibyo bisaba umuntu wapfuye wabanje gupfa. Ariko umuntu ukiri muri kamere iwabo wa nyina na se mu maraso ntabwo yanakubwira ati atakuburiye ku cyuhihane. Biriya barabivuga wagiye mugira ubwenge. Ariko ni ngombwa kuvuga ko uhagana imbere y'itorero, ariko Bibiliya iravuga ngo uhagana imbere y'itorero mwihane. Ntabwo hihana umuntu ucyambaye ishusho ya kimuntu. Niyo waba ukora tekinike buracya nanone tukamenya ko ari tekinike, ariko nta muntu wakorera Imana. Iyo tukavuga ngo Zaburi iraryoshye, tujye twibuka uwayanditse yayandikiye hehe, yari ameze ate, yari yapfuye, yari atakiri umuntu, yari yarahindutse. Abantu basigaje kureba cya gisikeletoni bavuga ngo Dawidi yishe runaka, Dawidi ni umusambanyi, ariko yari yaracomotsemo abundi muntu. Imana iramubwira ngo kubera ibyaha byawe nguhitamo ibintu bibiri ngiye kuguhana kubera ibyaha byawe. Uhitemo Abisirayeli kwicwa na mugiga, cyangwa uhitemo Abisirayeli gufatwa amatekwa bakabimbata z'andi mahanga. Aravuga ngo muri ibyo byombi mbwiye Uwiteka ngo nta na kimwe misemo, ngo ahubwo misemo kugwa imbere yawe. Imana iravuga ngo Dawidi ni ufite umutima nk'uwo. Ntabwo wahitamo gutamba umwana wawe n'amafaranga yarakunaniye gutanga, bigusaba kubanza ugapfa. Ishaka isagiye kumushyiraho icyuma. Bibiliya ivuga ngo ndi ijambo ryiza rikaryohera. Bibiliya ivuga neza ikavuga ngo Aburahamu sekuruza w'abizera. Hari igihe rimwe njya nicara nkamushinja ibyaha nkavuga ariko ni gute bavuga ngo Aburahamu, Imana umbabarire so kumushinja, ariko ndiho ndareba iyi dosiye. Aburahamu ngo ni sekuruza w'abizera. How? Koma niba agera ahantu akavuga ngo Sara so umugore wanjye, akamwihakana ko ageze mazi abira, kandi jewe ntabwo nakwihakana Fiona. Jewe sinamwihakana, narinda noneho nabikompera nkavuga ariko banza ari jewe ukomeye kurusha Aburahamu. Ariko Mana umbabarire ntabashinja bera bambanjirije basogokuruza. Ariko Bibiliya ikanyereka Aburahamu tuntu n'utundi aho yagiye agira intege nke. Njya nkunda Imana ntabwo ijya yita kuri seveke. Uzafata Bibiliya uyikure hano mu byitangira ugeze mu byayishu. Nta hantu Imana ijya ivuga ngo nibutse ya makosa yawe. Ibyo ni mwebwe basuba bivuga. Imana ishakisha akantu gato wakoze, ishakisha ituro rivuga, ishakisha imbuto ivuga, ishakisha aho wakoze neza, yibuka ibya kera byiza. Ntabwo ijya igarura ibya kera bibi, no jamais. Nta na hamwe. Hahamwe Uwiteka ajya avuga ngo watutse umuntu, ngo cyagihe wakubise wa wundi, wasambanye, ngo cyagiye wigeze wica umuntu. Ntabwo ibigarura. Idose ya kera irayihamba. I like him. Oh haleluya. Ibyo bisigara mu bantu, ahubwo ishakisha akantu wakoze kera. Yesu ashimwe cyane. Birambwa ngo Ezekiya agiye gutanga ngo arebe ivure, arangije yibutsa Imana igitambo kivuga, avuga ngo naragukoreye mu bwana bwanjye, naragukoreye imyaka yanjye yose, Mana nyongerera imyaka yo kubaho, ngo umuhanuzi atararenga. Imana yamubwira ngo ngera utere intambwe 15, ngo atere intambwe 15. Amwe ngo izo ntambwe uteye ngo bivuze ngo nongereye Ezekiya imyaka 15 yo kubaho. Numvise gusenga kwe. Oh haleluya. Birambwa ngo Aburahamu sekuruza w'abizera ngo agiye gutamba Isaka, abanza yigizeyo rubanda, abagaragu bataza kuzana amajwi mabi amuca intege kugira ngo atambe umwana. Ntiyabwira Sara, amujyana wenyine. Ndagira ngo nkubwire igitambo kivuga kigendera mu mutima wawe. Hari igihe bitagusaba umugore, hari igihe bitagusaba abana, bimeze nko kujya rusororo ugakirayo umugore wawe. Ntabwo mujyana. Kambivuge ubwo Fiona atari hano. Fiona ndamukunda, arankunda, ariko ubu napfuye rusororo. Icyo nzi cyo yarira cyane, bakajya bamufata atayiwe Fred we. Ariko burya nubwo bamurekura ntabwo yajyayo. Ntabwo yajyayo. Hari ahantu hajyayo nyir'ubwite. Imbuto yawe ni yawe ku giti cyawe, ntabwo ijyanwa n'undi. Yesu ashimwe cyane. Wenda icyo gikundira umuntu agushyigikiye mu byiza nawe wabona imigabane ye, ariko imbuto yawe. Abafaransa bavuga neza ngo connais toi-même. Wowe ubwawe connais toi-même. Wowe ubwawe menya imbuto iri muri wowe igomba gupfa, icyo Imana ishaka muri wowe. Biravuga ngo
Abraham ngo yatekereje gutamba Isaka ngo yibuka neza ko yamumuhaye yakongera ikamuzura ari muzima ikamumusubiza. Oh haleluya! Yamuzura ikamugarura kubera igitambo kizima kivuga. Yesu ashimwe cyane. Time is limited, you know. Ariko icyo nshaka kubabwira cyanzanye ni ukuvuga ngo hari igitambo kizima kivuga. Yesu ashimwe cyane. Hari igitambo kizima kigira gite? Niba Bibiliya ivuga ngo imirimo y'abera izatujya imbere, urabona urusengero rufite inkingi zingahe haryo? Kamere hari 1 2 azingahe? Wenda katuvuge 12. Yesu ashimwe. Ni muriho mwubaka? Muriho murubaka? Ntabwo ibingibi ariko John yabintumye. Yesu ashimwe. Muriho murubaka? Bibiliya imbwira Hezekiya ikamubwira ngo yubaka. Hariho abarwanaga, hari abacaga intege, ngo ariko arangagira ate arubaka. Yesu ashimwe cyane. Niki kintu mu buzima gishobora gutuma gihora kivuga kibuka? Yesu ashimwe. Kafata inkingi 12. Numviseho ubuhamya bw'umuntu wajyanywe mu ijuru, yarapfuye mwiyerekwa, arapfa mu mubiri ariko umwuka uragenda. Wageze hejuru ngo asanga abantu mu ijuru, bamwe bicaye hasi, ngo abona abandi bicaye mu mazu meza ateguye neza n'amadive, ngo abona abandi bicaye mu mazu ngo ariko asa nabi, nta kintu aho kwicara bakumbagaye. Ngo arabaza ngo none se ngo aba bantu bose ko bari mu mazu ariko bakaba bamwe bicaye hasi? Aravuga ngo bariya ngo iyo uri kwisuga gukora igikorwa icyo ari cyo cyose, ngo isezerano Yesu yaduhaye ngo nuko azatwubakira amazu mu ijuru, ngo ariko ibikoresho n'imirimo y'abera niyo agura ibikoresho by'inzu uzabamo. Ngo iyo ukoze akantu gato ngo mu ijuru bahita bubaka bategura aho uzaba mu nzu yawe. Noneho ngo arabaza ngo se njyewe yanjye iri he? Ambwa ngo we nta kintu wakoze. Ngo agiye kubonabona mu buzima bwe muri ako gafilmu k'amasegonda, ngo abona ahereza umuntu igiceri muri gare. Ngo icyo ngicyo yabonye aricyo cyamukoreye mu ijuru kimwe cyonyine. Yesu ashimwe. Ambasaba ikintu kimwe, mwubatse urusengero Imana ibaha umugisha. Ikindi ndakivuga nsoza mu minota mike, mwubatse urusengero muvunitse, ariko ndagira ngo mbabwire ngo mwongereho ikindi kivuga ngo igitambo kivuga. Nagiye ku mupasiteri witwa Gasana kambaho ubuhamya, mwunyumve neza. Noneho nari mfite 100,000 byonyine, naranze kubikora kuri konti ntarashaka. Ndavuga amafaranga sinayakoraho, nay'igikorwa kiki cyo kundinda nguye kuri moto, nari ntaragura n'imodoka. Ngize ikibazo ko ari gihe nyamwigendaho, ko ari gihe we Rujugiro ku giti cyane, ngomba kugira agafaranga nk'umunyabwenge w'iki wo mwisi, ariko nibagirwa ko Uwiteka ari wundinda. Yesu ashimwe cyane. Ndyamye nijoro nako umupasiteri witwa Gasana, twara abapasiteri 7 muri Miracle, adutumira na bishop turaba. Ndamubwira ko se uzi ko nta kazi ngira, ko ndumva uranumira ngo nze muri fundraising gukora iki? Arambwira ati pastor, ati ndagukunda, ati wanyu muri bangahe? Ni turi abapasiteri 7. Ati kuki natumiye 2 we na senior pastor? Bo uzaze gusa. Ndyamye nijoro ndota umuntu ambwira ngo none se kuvuga ngo naguhamagaye kunkorera ukaba wanga kunkorera. Ndavuga se ndakora iki? Atubo ngiye kumva numva umuntu arambwira ngo none se wabuze ikintu utanga na kimwe, wibuka ko fundraising izabe ejo ku cyumweru ni mugoroba, ubwo ni kuwa gatandatu nijoro. Ndota izo nzozi. Ndavuga se mfite iki? Ya mafaranga yanjye kuri konti atajya nyeganyega. Ayiwe ubuse najya kwa Gasana umenye ko ari byo, kanjyane ka sheke
ndagasa yatumiye abaherwe yatetse murankurikiye yatetse arari turi burye turagenda tugezeyo baritanga abacuruzi barabanga jewe ku munota wanyuma ndavuga ikimenyetso nuko bari bumpamagare aranje atari ko hano umupasiteri w'inshuti yanjye witwa Pastor Gaba Fred pastor ngwino usuhuzeho abantu kuko ibyo gutanga ntibindeba kwazi ko ndi umukene magurukana sheke ndavuga rero jewe amafaranga yanjye mfite mu buzima bwose ni 1,100 mu buzima bwanjye bwose ni 1,100 ngaya muhereza sheke iyo sheke yamurutiye umucuruzi witanze 400 bitarataha kuko yayihereyeho yishyura n'ibyo biryo bariye buracya mu gitondo asabira umugisha mbona n'amarira mubunga amaso arambwira ati ikintu wankoreye uri uwa mbere w'umupasiteri wankuye ku bantu nafashe n'ibiryo nasigaye mu balance wakoze yansengeye isengesho ku wa mbere uwo munsi ku wa mbere njya mu materaniro mu mujyi ahantu nayoboraga abantu dusenga haza umuntu arambwira ati waransengeye Imana iransubiza none ikintu ngiye kugukorera pastor ahamagara umukozi we arambwira ngo ku bakozi ba company wongereho Pastor Fred aguha account number buri kuzajya uhemba abakozi buri kwezi ujye ushyira 1,100 kuri konte ye ibyo bintu byabaye guhera icyo gihe ndinda nshaka buri kwezi nicaye mu rugo nkabona kuri konti message 1,100 nuvuga ngo iyo nza kuba naratanze miliyoni iyo nza kuba nyifite ntabwo mba narahuye n'uwo nguwo w'1,100 mba narahuye n'ufite capacity yo kumpemba miliyoni Imana yampuje n'ugitambo kivuga natanze uko kingana iyo nza kuba naratanze miliyoni 100 mba narahuye na Bill Gates aje mu Rwanda yashoboraga kuntumaho kavuga atari umuntu witwa Fred Agaba namurose mumunzanira akanyubakira amazu cyangwa akakira amafaranga kuri konti buri kwezi ariko icyo natanze njye n'umugore wanjye ayo mafaranga twayariye imyaka ingahe 2 uwo mupasiteri arubaka urusengero ububari rurimo yesashimwe uri byo ndiho rero mbabwira mubonye amahirwe iyo mbaho opportunity wow ariko se ko abantu muzi uyu mwuka we nimwirukana abazimu nundi ushaka nahaguruke kwanza kujya mbahagurutsa mvuga amafaranga vuga ayo ushoboye wumva yawanyeganyega kuko 20 cyangwa 10 ni igitambo kivuga ku buzima bwawe bitewe n'uko ungana uhaguruka yes Imana igumugisha Imana ibaho umugisha Imana ibaho umugisha yes abatari aba 50 n'ijana ntabwo ngiye kumena nk'aba bapasiteri ngo abijana hano ngo aba 50 hano ngo nibwo Imana iri buvuge oya Imana iravuga igitambo bijyanye n'icyo ufite icyo ukora abasigaye mutambuke abatari aba 50 batarama ufite 10,000 ufite 20 naze hano abahagurutse nimuze igitambo cy'10,000 kivuga kingana n'uwatanze 1,100 bitewe n'uko kikuremereye uzajya ngo uyu mukobwa wanjye gutanga 10,000 cyangwa 20 ntangana n'aba bagabo bafashe inkingi nawe yafashe inkingi y'ingana nawe uzabyibuka ko wubatse urusengero rwa Restoration Church no mu bukwe bwawe uzahereze pastor invitation nujya kurongorwa pastor uyu mukobwa n'uwanjye yubatse Restoration Church hano najya kurongorwa azaza invitation abatumire uzamvuga uti ndi umwe mu bubatse urusengero haleluya nta kindi gihesha gukira mu bisi kere amashyi menshi it seems I'm done mushumba Imana ibaho umugisha cyane ndanezerewe abasigaye barukirwa n'umutima esashimwe ariko mu barwanira iki n'imitima mujye mukora ibyo mugomba gukora yesashimwe cyane zikamwayo zigize zitahaje kandi ndagira ngo mvuge mu bintu nabonye ku Uwiteka kuri uyu wahereza umuntu akakwibagirwa
wahereza umuntu wamuguriza akakwambura, wajyana amasezerano n'umuntu akaguhinduka, ariko Uwiteka Imana ya Israheli ntigeye, ntabwo ijya ihinduka. ndagira ngo ibyifuzo mufite bigendanye n'icyo gitabo. Simwe mwubatse urusengero mugiye kongeraho, Yesu ashimwe. Ariko tanga ituro nurizana, umushumba uzamushaka, umushumba ntujye kure mu kanya ngiye kuguha microphone. Haleluya. Guti Mwami ndagushima ko wampaye ubuzima. Amen. Mwisi turabashyitsi. Yesu ashimwe. Ejo bundi nagiye Rusororo ngiye gushyingura, noneho umuntu yari yarabuze, umuntu yaramwambuye ahora mutuka mukene, yarabuze aho yagiye. Ageze Rusororo atayiwe, ati uyu mugabo ati nahoraga mushakana, yarabuze aho yagiye we, ati biyambiye, ati nawe yarapfuye, ati yayeho naho ntwari amafaranga menshi, ubwenge bwinshi buri Rusororo, ibipfunyika bahisha abagore babo. Hari abagore makonte abagabo bapfuye batabwiye abagore amafaranga, ariho aribwa n'ingese n'inyenzi. Ariko uzi ko ushobora gupfa uwo munsi hakaza itsinda ryubakira abana bawe urinze upfa utarubaka inzu. Mwari mubizi? Burya ni igitambo kivuga. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo bazatuvuga neza tugeze Rusororo. Hariya hantu ni umuntu wenyine ujyayo wenyine, ntabwo ujyana na so, ntujyana na nyoko, ntujyana n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe. Nicyo gituma nababwiraga ngo areba mu mbogo atayiwe aragiye. Ariko muvuze ngo okay basi turabizi ko mwakundanaga, reka tugufashe wihute nawe ujyeyo, yakwanga yakwanga. Ariko ndashimana ko ambasabira umugisha. Inkingi 12, pastor tubonye inkingi 9, ni 9 10 hasigaye zingahe? Nihagira umukristo, niba hari n'uwasibye nawe nuvanga ukagenda ukabona igitangaza, uvuga uti za nkingi 2 zisigaye nanjye ndatwara mimo, muzifata hakiri kare. Hasigaye inkingi zingahe? Mwebwe baguze imicanga ikamyo ya 50, nugera hirya ukumva urarwana n'umutima, uvuga uti ndafata inkingi reka nyihambire. Yesu ashimwe cyane. Izo nkingi ko ari 10 na zingahe? Ariko nimwibagirwa igitambo kivuga, muzibagirwa inkingi 12, muzibagirwa amakamyo y'imicanga, muzibagirwa za sima, kuko mwese ntihagire ujya munsi y'ibihumbi 10 ugende mugure byibuze umufuko. Uguti harimo sima yanjye, ujye usenga ariko yikreming. Ndakubwiye ntabwo wakora ibyo bintu ngo uzabe ingumba. Niba hari n'ingumba muri urusengero ikora imirimo myiza, mwambwira nkasiga nyisengeye, kuko n'abapagani ndabasengera bakabyara. Kaduhereza Imana isi y'icyubahiro ko ari Imana ikomeye. Zamura ibiganza byawe n'ibyifuzo byawe. Mana ndagushima, mfukamye imbere yawe kubwabehe. Nzi neza ko uvuga utajya ubeshya, ujya usezeranya ugasohoza. Mana nsengeye ubwoko bwawe, aba bantu si uko bahaze cyangwa barenzwe, ahubwo bibutse imirimo yawe, bibuka ineza yawe, bibuka imbabazi wabagiriye, bibuka inzu yawe, bibuka hera icyo bashyize ku ihema ryera ry'ibonaniro. Mwami Imana uzabavugira mu nijoro, ibyo umuntu atakora wabibakorera, aho abantu batabageza wahabageza, iyo abantu Mwami Imana batagira icyo baha wewe wakibahereza, ujya uca inzira aho itari. Mwami Imana ku gitambo kivuga, iri ni ituro baje imbere yawe bazanye, uzahore wibuka ubuzima bwabo n'abana babo. Sengeye akazi kabo, sengeye bizinesi zabo, sengeye imishinga yabo, sengeye imigambi yabo, sengeye inzozi zabo. Ndabasengeye kugeza no kubana n'abuzukuru n'abuzukuruza. Ndakwingize Mwami ubaha umugisha Mana mu mirimo y'amaboko yabo, mfukamye imbere yawe. Iri torero Restoration Church urihereza umugisha Mwami, ubahe kwaguka mu izina ryawe Yesu. Abitanze n'abatitanze ndabasengeye kugira ngo Mwami Imana, hari ababuraye, hari abashonje, hari abafite imyenda, hari abadafite icyo bafite, ariko kubw'ijambo ryawe rizima ryubaka rigasana, nabo babone, nabo bahirwe, nabo bakabakabe. Witeka bakire, urambure Mwami Imana ukuboko kwawe, uhaze kwifuza kwabo mu izina ryawe Yesu, izina ritayandi mazina. Ni wowe gitambo Kristo, iyi ni inzu yawe mfukamyemo. Reka Mwami bakitanga kubaka inzu yawe, wubake imitima yabo, wubake ubuzima bwabo, wubake kubaho kwabo, wubake inzozi zabo.
bubaka imigambi yabo mu izina ryawe Kristo Yesu. Urakoze Yesu, mu izina ryawe Yesu, amen.